Reka nongere mbahe ikaze cyane ni kuri Neva Paula Vlog. Turakomeje na episode ya gatandatu rero. Story yo ni umuzimu. Duherukanye umusore John arimo guterana amagambo na mukuru we Stephen. Bizagenda bite? Turakomeje, turacyari ku ruhande rwa Stella, nuko yegera umusore mwiza John amukozaho ukuboko aramubwira ati bizaba ari byiza cyane kukubona hano, bityo rero reka tubane neza kuva uyu munsi, sibyo se? John aramwitegereza maze aravuga ati birababaje cyane kuba bitazashoboka kubera ko nabyanze gukora hano, nifitiye akazi kanjye, ntago ibyo papa yambwiye mbyitayeho, bityo rero hagarika ibyo bitekerezo byawe by'amafuti biri mu mutwe wawe. Stephen yaramusetse maze aramubwira ati kubera iki? Hari icyo urimo gutinya se? Ngwino muvandimwe. Nuko aramwegera aramwongorera ati nanjye byambera byiza uramutse ubikoze utyo, uzabeho gutyo ubuzima bwawe bwose busigaye. Nuko nanjye mvuga ndimo kumureba nabi cyane nti mbega umuhungu w'ishitani. Nabonaga uburyo John arimo kuzinya ingumi n'umujinya mwinshi, nuko Stephen amukoreraho ikiganza aramubwira ati urabeho muvandimwe, tuzahura ubutaha. Negereye umusore mwiza amufitiye imbabazi, nuko ndamubwira nti ni gute yavuga amagambo nk'ariya? Imbuye cyane kandi ni kibi mu biremwa muntu, biyobazwe n'ibyo akubwiye, sibyo? Nta kindi yigeze ansubiza, ndetse yafashe nk'aho atigeze anyumva, yahise yigendera ajya kuri elevator ndetse afite n'umujinya mwinshi. Nuko ndavuga nti ntago ari muri mood nziza nanone, nuko ndabura aho nari mpagaze ndamukurikira. Ku ruhande rwa John, ngeze mu rugo nahise mpamagara papa, mubwira ko rwose akazi yampaye katanshishikaje na gato, namubwiye ko meze neza kandi ndimo kwikorera nkibeshaho ubwanjye, ariko yanze kwemeranya nanjye, yarabyanze, ubundi asakuriza no kuri telefone. Yavuze ko ntashobora kubaho ubuzima bwanjye uko njye mbishaka, ngo niba ntashobora kubaho nk'umuhungu we, ngo ntago yifuza ko umwe mu bana be yabaho nk'umusabirizi. Yaranankanze ambwira ko ninkomeza gukora muri izo nzira nahisemo azasenya iyo kampani njye ndimo gukorera akayirimbura. Namubwiye ko nitaye ku byo azakora byose ndetse ko ntashobora gukora muri kampani ye. Yararakaye cyane ndetse urusaku rwe ruriyongera kuri fone. Tumaze kuvugana rero nacitse intege, nibaza icyo gukora biranyobera, kubera ko yari afite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose yavugiye kuri fone, kandi ntago nifuzaga ko abantu b'inzirakarengane bababara kubera njye. Gusa ariko njye ntago nifuzaga kubaho mbeshejweho nawe cyangwa ngo nivange mu bya kampani ze. Nicaye ku gitanda cyanjye numva rwose ndabangamiwe. Telefone nayishyize ku buriri iruhande rwanjye, hashize akanya ngiye guhaguruka numva irongeye irasonnye, ndebye mbona ni Roseline, umugore wa papa muto, nuko ndayifata ndamwitaba. Ambwira ko papa yamuhamagaye akamubwira buri kimwe cyose namubwiye, ngo aramubwira ko kubera ko ari njye tuvugana cyane kuva mama yapfa, ngo azambwire ndetse ananyumvisha ibyo papa ashaka, ndetse anambwira ko niba adashaka kubona nicuza mu buzima bwanjye bwose naza akambwira. Yansabye ko twahurira mu rugo iwe, nanjye ndabimwemerera. Tumaze kuvugana yarakubye, natereye fone hasi n'umujinya mwinshi, maze ndavuga ni gute papa yamubwira ibintu byose byihuse aka kageni? Nta gitekerezo mfite rwose cyo kumukorera kuko arimo kunkanga. Narahagurutse mfata imfunguzo z'imodoka, ubundi ndasohoka. Ngeze hanze mpita mbona wa mukobwa w'umuzimu, maze arankurikira arambaza ati ugiye he? Ese ngukurikire? Kubera umujinya nari mfite nta nubwo nigeze musubiza cyangwa ngo murebe, nagiye mu modoka yanjye ndayifungura, ndinjira ndicara, ubundi mfunga umukandara, nawe ahita yinjira yicara iruhande rwanjye. Ubwo dukomereze rero kwa Roseline. Twari twicaye duteganye muri saha. Julie we yari atarava ku ishuri. Roseline yari yicaye ageretse ukuguru ukundi n'ikirahure cya divayi mu kiganza cye, nuko agitereka ku meza arambwira ati ndishimye cyane kuba waje, ndagushimiye mu cyubahiro wanyeretse. Nuko arandeba maze arambaza ati kuki wanze ibyo papa wawe yaguhaye? Urabizi ko ngushyigikira mu bintu byose ukora, ariko kuri iyi nshuro ibi ntago nabyemera. Nanjye naramurebye ndamubwira nti ndabizi icyo ushaka ni ukwigenga, nshaka kwigenga nkava mu gicucu cya papa. Ndishimye kubaho njyenyine nibeshejeho, kwinjira muri kampani nibyo byamvanaho ibyishimo byanjye byose nari mfite. Ntago nshaka kuzarangira nka mama, ngomba kwirinda kandi nkabaho nk'uko mama yanyigishije.
Maze kuvuga ibyo yarasetse nibaza niba ibyo nari mvuze bisekeje, nuko andeba Arceliyeze maze arambwira ati inshuti yanjye urasekeje, uracyifata nk'umwana, iyo ntago ari impamvu nzima ugomba guhagarika kwifata nk'umunyantege nke, ukaba umuntu w'umugabo. Nakekaga ko ugomba kurwanirira uburenganzira ndetse n'umwanya wawe nk'umwana wa kabiri wa James William. Ndabizi ni intambara itoroshye, niyo mpamvu ugomba gufatamo umwanya muri ibi ngibi kugira ngo utsinde kandi ugere ejuru. Ibigeragezo byinshi bizaza mu nzira zawe, ariko ugomba kubirenga ukabitsinda. Ndimo kukubwira ibi kubera ko ngufata nk'umwana wanjye bwite, John. Iki ni cyo gihe ngo wikuremo ubunyantege nke kuri wowe. Urifuza kubaho nk'umusabirizi se ubuzima bwawe bwose? Nicyo gihe ngo ukanguke uva muri izo nzozi z'amafuti. Nicyo gihe ngo guhaguruka kandi utangire wirwanirire. Nabuze icyo mvuga, amagambo aranshirana. Hashize iminota ndangije musubiza ku byo yavuze, ndamureba maze ndamubwira nti ndumva uko uremerewe kandi nanjye ibyo ndimo kuvuga ndabizi. Ubwo wenda ndaza kubitekerezaho nze kuguha igisubizo. Yarasetse azunguza umutwe bigaragaza ko yemeye ibyo mubwiye. Nanjye narahagurutse ndamubwira nti nicyo gihe rero ngo ngende. Mpindukiye mbona umukobwa w'umuzima mpagaze imbere, ndetse ibyo twavuze byose yari yabyumvishe. Indoro ye ku maso uko nayibonaga yasaga nkaho afitiye impuhwe, nuko Lazarine arambwira ati utware neza. Ubwo nsohoka njya ku muryango rero, ndetse umuzimu ndamwirengagiza. Ngeze ku modoka yanjye mu igaraje, mbona ageze imbere yanjye nanone ntazi aho aturutse, maze arambwira ati umbabarire numvishe ibiganiro byanyu. Naramwirengagije sinagira ikintu na kimwe mubwira. Arakomeza ati ariko ndatekereza ko ibyo yakubwiraga byose ari ukuri. Uko namurebaga nabonaga ko akwifuriza ibyiza. Ugomba gukurikiza inama ze ndetse no kubwa mama wawe. Ndamusubiza nti nigeze ngusaba inyunganizi? Bikurebaho iki byanjye? Ntukivange mu buzima bwanjye bwite, nta n'uburenganzira ufite bwo kungirira imbabazi. Uranyumva neza? Nuko arandeba kandi yihagazeho arambwira ati ndabizi ko nta nama zanjye ukeneye, ariko ndumva nakubwira ibi ngibi. Ndakeka ugomba gukurikira inama ze. Nukomeza gukora ibintu by'ubugoryi bizagira ingaruka kandi bibabaza abantu bose bakuri hafi. Ugomba kubaha ibyo papa wawe akubwira niba ushaka kurinda abantu bawukunda kandi bakuri hafi. Nuko nanjye ndamubwira nti nta kintu na kimwe ibi ubiziho, rero wifungura umunwa wawe ngo uvuge ibyo ushaka kuvuga byose. Ibyo mvuga ndabizi, nzi ibyo ngomba kwirinda. Nshimishwa no kwibeshwaho nta muntu n'umwe unesha umutwe. Hari ibyo ngomba kwirinda kugira ngo nzabeho igihe kirekire kandi nishimye. Nuko umuzima arambwira turi ikigoryi, ni gute wavuga ibyo? Nukomeza kubyirinda bizababaza benshi kandi nawe urimo, kandi ushobora kuzabyicuza kera. Ugomba kubijyamo kugira ngo nyine utsinde. Reka kuba ikigwari. Nunakomeza gutya mama wawe azakuvuma aho ari mu mva. Uri kwifata nk'umwana nk'uko uriya mugore yabivuze. Papa wawe akwifuriza ibyiza. Byarandakaje kumva rero avuze atyo, numva ko yarengereye mu magambo ye. Mureba nabi maze ndamubwira nti buravuba bamva mu maso se nyine. Nawe yarandebye ambwira arimo gusakuza ati ndabizi ko ibyo ari byo ushoboye kuvuga, ariko ntacyo byahinduraho nkugiriye impuhwe shenge. Umujinya watangiye kundenga maze ndakaye cyane ndamubwira nti mva mu maso sinshaka kukubona. Ninde uguha uburenganzira bwo kungirira imbabazi? Ntazo nshaka zivuye kuri wowe, uranyumva? Ahubwo ni wowe uzikwiriye kuko ntacyo uri cyo uretse kuba umuzimu. Njya kure rero. Ubundi ni gute ukomeza kunkurikira uvuga ayo magambo y'umwanda n'uwo munwa wawe? Ntabwo nshaka kongera kukubona, rekeraho kumpiga. Ubundi ninjye wakwishe kuko ameza kungendaho. Amagambo namubwiye yaramubabaje cyane, ndetse cyane pe, kandi bigaragara ku maso he. Maze aratuza ubundi arambwira ati nibyo koko, ntabwo ari we wanyishe. Ndabizi ko nta kindi wavuga kubera utazi ukuntu ari iby'agaciro gahambaye kuba umuntu. Ushobora kubonwa n'abantu ukunda ndetse nabo bakakubona ndetse bakanakuvugisha. Ntabwo wigeze ubaho mu buzima bw'irungu nkanjye. Impamvu nakomeje kugukurikira nuko natekerezaga ko uri umuntu mwiza ushobora kuntabara ukankura muri ubu buzima bw'irungu mbamo muri iyi minsi. Naje ngusanga kubera ko natekerezaga ko ushobora kumfasha. Uzi uburyo bibabaza kubaho ugenda uri wenyine nta muntu n'umwe ubona ku myaka 3 yose. Ntabwo wabimenya kubera ko ukirimo gukoresha amahirwe yawe yo kuba ukiri umuntu.
Ese wibagije ko nawe igihe kimwe ushobora kwizisanga umeze utya? Ntabwo wagakwiye kunshira urubanza ngo nuko ndi umuzimu nanjye nahoze ndi umuntu. Ibi nabivugaga kuko numva nakwitaho kandi nkwifuriza ibyiza, ariko ndabona nyine ibyo nkwifuriza ahubwo ntacyo byakumarira kuko ari ko ubishaka. Ntabwo nzongera gutuma uhangayika, ndakeka nari nibeshye nzi ko ushobora kumfasha. Ndabyumva rwose, reka nkuve mu maso nk'uko ubivuze. Amagambo yambwiye numvishe ndi umuntu mubi cyane, naramuharabitse ndetse mubwira nabi bikabije. Numvise bimbabaje cyane kubera ko ntabwo nari nzi ko ari gutya mfata ndetse ananyifuza ko. Mbere y'uko ngira ijambo na rimwe mvuga yahise aburira mu mwuka sinongera kumubona. Natangiye kuraranguza amaso hose nibwira ko wenda ari bugaruke. Ese uyu mukobwa w'umuzimu Stella azagaruka agere guhura na John? Bizagenda gute? Nibyo rero tuzareba muri episode noneho ya 7 iri bita ikurikira iyi ngiyi. Mwebwe mukomeze muze muduhe comment, like, share, mwumve mutubwire uko muri kubyumva, ubundi dukomezanye. Ni kuri Neva Paula Vlog, njye ndi Cynthia nishimye.